uri muri team B. za B nyine mfite B ndimo. B ya urayizi? B ya siriya se. Unde gucinya inkoro nanjye. Ubu maginga ya kabisa mfite aho mbarizwa. Najya mvuga ati biriya bintu by'amatimu wapi. Ariko nari nararya indonye. Ubu nari indonye ubu none mfite team kabisa. Ubu ndi muri team B. B ifite amabara meza. Always and forever. Nta nubwo ubu sorry ibintu uko bicanganye. Show izabera muri team B. Ndi mu yindi team B. Mu bahanzi nyarwanda nta muhanzi n'umwe twigize tubona ufite umutima nk'uwa The Ben. The Ben ni umwe mu bahanzi bagira umutima mwiza papa. Ngira ngo umaze kubyumva neza ibintu yakoreye Papa Cyangwe. Papa Cyangwe ejo mu masaha 8 yashyize poste hanze agaragaza ko yishimiye uburyo yatumiye The Ben ndetse akanamushyigikira. Ibi rero ni ibintu Papa Cyangwe ari gukora, ari kugenda atumira abantu mu gitaramo cyiwe kizaba ku itariki 22 za kuno kwezi. Ubwo n'ejo kuwa gatandatu, urumva uyu munsi ni kuwa gatanu, ejo kuwa gatandatu ku 22. Cyangwa rero yagiye atumira abastari bagiye batandukanye, yagiye atumira abakire bagiye batandukanye. Namubonye ari kuhereza Sina Gerard invitation, ubona rwose ari umwana utuje umeze neza. Nabonye yarahereje invitation Juno Kizigenza, ndakeka nta muntu utarabibonye. Yahereje invitation uwo bita Amalon, twarabibonye yagiye akora utuvideo dutoya turi kuri channel yiwe, atwaplodingaho kugira ngo n'abakunzi biwe n'abafana biwe bamenye neza ko abo bantu bazaba bari muri show yiwe. Show yiwe rero izabera muri Kigali Universe. The Ben rero tutaramugarukaho, reka nkwibutse ko uyu musore cyangwa se uyu mugabo, dore ko yamaze gutangaza ko afite umugore ndetse n'umwana, yabashije kuba yatumira na minisiteri zigiye zitandukanye, cyane cyane utuma twishima rwose. Yaramutumiye avuga ati Papa Cyangwe ubundi wowe urarenze ibintu ukora, urabyumva kabisa, nta kuntu show yawe nayiburamo. Yatumiye na minisiteri cyangwa se na minisiteri ya sport, byanga byakunda urumva bazavayo baze gushyigikira umuvandimwe. Mbibutse neza ko kano kantu Papa Cyangwe yakoze ni akantu keza kandi katigeze gakorwa n'undi uwo ari we wese, cyane cyane mu bantu bategura ibitaramo ndetse n'abahanzi ubwabo bategura ibitaramo. Ntago yigeze akora nk'iby'abandi bakoze. Nanatekereza ko kariya kantu abantu bamugira inama ni akantu keza cyane. ngo none ng'iby'uyu mugabo noneho Ben ngo byifashe gute. The Ben ubwo yahuraga na Papa Cyangwe yari ari kumwe n'abandi bakobwa, ndetse na The Ben ari kumwe n'abandi bakobwa, ubona ko ari ibintu bari kwitegura. Papa Cyangwe ubwo abwira The Ben ati mu byubahiro byanyu nari mbanzaniye ubutumire kugira ngo muzitabire cyangwa se muzagaragare mu gitaramo cyanjye kizaba ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11. Twabasabaga rero ko mwaza mukazitabira igitaramo cyanjye. The Ben yamubwiye uti musore, nshobora kutuzaba ntahari, nshobora kutazaboneka kuri 22,
ariko nzagusapotinga mu bundi buryo. Mwumve noneho ikintu gitangaje cyarijije abantu ndetse kinabereka yuko uyu musore wacu The Ben afite umutima mwiza nta wundi muntu muri kino gihugu mu bahanzi yaba afite umutima nk'uwiwe. Yamubwira ati cyangwa nka murumuna wanjye mu ruganda rw'umuziki ndetse nkaba nkunda n'ibikorwa byawe, niyemeje kugurira amatike 2 ya VIP. Urabizi neza muri Kigali Universe VIP iba ari 250,000. We yaguze amataburo 2 ya VIP. Uyu mugabo The Ben yahise amuhereza 500,000 yahise bimwohereza kuri telefone. Rwose Papa Cyangwe ni post yahise apostinga avuga ati nabaho nibyo naberekaga ati ngewe namaze kuba nakwinjira muri Team B. Uyu mugabo rero The Ben yabwiye Cyangwe ngo si nibyo gusa ndibuze kuba nagukorera nk'umuvandimwe mu ruganda, ndaguhereza 100,000 kugira ngo ubone esase iri buze kuzenguruka mu bandi bantu ugomba gutumira. Muri makeya The Ben yahereje 600,000 by'amafaranga y'u Rwanda bro mbere yuko igitaramo kiba. Urumva ni ibintu birenze, ni ibintu by'agaciro ku muhanzi nka Papa Cyangwe ugiye gukora show yiwe ya mbere akavuga ati ngewe muri iyi myaka 5 ndi gushaka kwamamara, ndi gukora imiziki myiza, ngomba guhereza n'abantu banjye igitaramo bakaza bakareba uburyo ki tugomba kuba twarya show. Iki gitaramo rero nabonye kirimo abastari bagiye batandukanye, kirimo ya mpano, harimo Riderman, harimo ba Fireman ndetse n'abandi baraperi benshi ba Pfla ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye kandi b'abaraperi bazwi bakoze amateka yabo. Uyu musore rero Cyangwe yavuze ati reka njyewe noneho kugira ngo mbishyire ku yindi level ngomba kuba natumira abantu bagiye batandukanye. Nibwo twagiye tubona muri studio asanze Gitoko muri studio, aravuga ati musore rwose banza usinyeho, ndakeka ako ka video ndakeka mwana kabonye. Yaramubwiye ati Cyangwe uzanye invitation ariko ndabona atari yanjye, kuki utanditse izina ryanjye? Papa Cyangwe ahita yandikaho, ahita anasinya yuko amuhereje ubutumire muri Kigali Universe. Ejo kuwa gatandatu rero hazaba hagurumanye, hazaba harimo harashya. Urumva abahanzi bagiye batandukanye b'abaraperi kandi dukunda bose bazaba bari mu gihugu, bazaba bibiriye muri Kigali Universe, aho bazaba barimo barashumika imiziki yabishe kabisa. Banyarwandakazi rero ndizera yuko wakunze kino kiganiro kandi ndizera yuko wamaze gukora subscribe. Niba utari bwakore subscribe, nagusabaga gukora subscribe kugira ngo uze kuzajya wumva ibiganiro tuzajya tubacishiriza kuri iyi chaîne, namwe mubigiremo uruhare. Nge rero muri kumva nitwa Tsinda, nabasabaga kuzajya mu gitaramo cya Cyangwe mugakora ibintu byiza, mukamushyigikira, mukamwereka ko atari wenyine kandi Papa Cyangwe n'umuhanzi mwiza, n'umuraperi mwiza, afite ibikorwa byiza bimwemerera kuba yatumira abo bantu bose. Rero Papa Cyangwe ashimira abakunzi biwe, ashimira The Ben, natwe dushimira The Ben byaturenze bitewe n'ibintu yakoze. Twagira ngo mwifurize kuzagira igitaramo cyiza, abazabasha kuhagera
abazagura amatike yewe wanamushyigikira utiriwe unanajya mu gitaramo, kubera yuko buri ibiceri biba bikenewe muri rusange. Murakoze cyane rero, ibiganiro nakagaruka, andi makuru y'imyidagaduro nakagaruka. Bye bye, ndabakunda, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha.